nshime. Kandi umuririmbyi araririmba ngo no mu byago nzaririmba ko ndi amahoro. Uwiteka Imana umuntu wese uzakurikirana kino kiganiro azabashe gukomera kandi kizageraho kimukura ndetse naho kimugeza kugira ngo izina rya rishwe gushyirwa hejuru. Gusa nkajya mfashwa n'ijambo ndyamye umunsi umwe ndyamye ndi mu kigo mwishuri ntago winjiragamo? Mwishuri ntago ninjiragamo. Nagumaga muri dortoir kuko mwishuri yo najyagamo bahitaga ko Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Mwese rero ndabasuhuje ibihe byiza cyane. Mahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Cyane ko muri byose dukora iyo udafite Imana ntiwabona ariho. Kuba uriho no kubera Imana, si ubutware bw'ibyo utunze, si ubutwari bw'ibyo ababyeyi bawe bafite, si uko hari bidasanzwe, ahubwo n'ubuntu bw'Imana butumye uriho. Rero wibuke gusenga, wibuke gushima, wibuke kandi kuzirikana ko Imana ariyo igena byose. Yego, ndabakunda cyane rero, niyo mpamvu n'ubu ngubu ngarutse kugira ngo tukomeze kubana. Shimye abantu badahwema kudusangiza cyane cyane byo navuga ngo ubuhamya bwabo batihwema kudusangiza muri makeya byinshi cyane bumva bishobora gufasha abantu. Shimye by'umwihariko uyu mwana w'umukobwa, kubera ko ni umwe mu bantu bavuze ati mfite byinshi cyane mva ashaka gufashisha abantu cyane. Ndashaka ko tujyana muri kino kiganiro. Ibyo ari byo byose hari inzira y'ubuzima yanyuzemo, hari byinshi cyane yaciyemo, avuga ati ndifuza kubisangiza abantu bose bakurikira Impanuro TV. Hari icyo biraza kubafasha bikabakuramo bikabageza ahandi, dore ko muri byose rero tugomba kumenya ko Imana ariyo nkuru yari yadufashije ibyo byose, kandi n'ibyo turimo byose ariyo ibigena. Turatangiye rero kandi turaza gukomeza kubana muri kino kiganiro. Reka maze hakanya basuhuze, abibwire uwo ari we, abwire ibyo akora, abwira haturutse kugira ngo tuze kumva n'izingiro rya buno buhamya bwose. Karibu. Makuru meze gute? Yesu ashimwe cyane. Yesu nahimbazwe. Amakuru ni meza. Burya iyo umuntu abonye aramutse akirirwa akagera kuri aya masaha baramye, nshimye Imana rero ko ngeze muri aka kanya kandi ko nyihumeka umwuka w'abazima. Byose tubishobozwa na Kristo. Amazina yanjye nitwa Uyiringiye Naome. Nkaba ndi umukobwa. Mu rugo iwacu ni Nyamasheke kavukire, mu murenge wa Kirimbi, akagari ni Muhororo. Tubasuhuza abantu bose baturuka aho hantu. Ndabasuhuje abantu bose badukurikiye kuri iki kiganiro, abantu bose banzi, hari n'abazambona twasenganye, abo twiganye, abo twakoranye imirimo itandukanye, bose ndabasuhuje kandi barakoze kudukurikirana. Reka tubanze dusenge ibindi tuzaza kubivugiraho nyuma. Yego. Mana yacu, Mana turagushimiye uburinzi bwawe bukomeye, turagushimiye ko uri umugabo w'intwari, turagushimiye ko wabanye natwe iminsi yose yatambutse. Izina ryawe nirishimwe. Warandinze urinda Pasi, si ku bwacu ahubwo n'imbaraga zawe n'ugukomera kwawe watugaragarije. Turagushimiye Uwiteka Imana ikomeye. Rero turaha hantu, nyemerera cyawe icyubahiro cyawe kimanuke kitugote, unyemerere cyane imbaraga z'Imana zitugote, twirukanye imyuka mibi yose, igisa n'ikibi cyose, unyemerere iki kirere kibi, kirere cy'umugisha. Kandi ndakwinginze cyane n'abadukurikiye muri iki kiganiro baho umugisha, kandi ubu buhamya iki kiganiro tugiye gutanga kigire benshi gihindura, kigire benshi gikomeza, kubera ko ari wowe utanga gukomera, ni wowe uvura ibikomere by'umutima, kandi ukageraho kuri umuntu ukagera naho umugeza. Komeza kubana natwe kandi urinde abantu bose bakubaha, ndetse n'abatarakumenya ubahe kukumenya, kubera kuri Imana ishobora byose. Tegeka uganze rero kandi tugahe kaze na karibu, kandi umugisha buri wese udukurikiye, niko tubisabye twizeye ni mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Naho merera Imana igumugisha cyane. Kandi n'abantu badukurikiye muri iki kiganiro banyemerere badushyigikire, bumve ibyawe byose uko bimeze, kugira ngo baze kumenya Naome munamufasha iki, yamukomeza gute, yamwubaka gute mu mitekerereze, mu bindi byose bitandukanye, kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza cyane. Naome Nyamasheke, uyu munsi uri Kigali. Bisanzwe Naome muri Kigali ni umuntu
mbere ko twinjira mu kiganiro yego ariko se reka twinjire mu kiganiro turaza kumenya uko waje muri Kigali n'ibyo uhakora n'ibindi byose uyu munsi wa none bishamikiye ku buhamya bwawe. Nawe wavutse ryari, wavukiye Nyamasheke, twahumvise za Kirimbi. Muri ubwo buryo nagira ngo twinjire mu buhamya bwawe nyirizina, nta gutinda kugira ngo tudaterereza abantu cyangwa ko tubatindire mu mayira. Yego, murakoze cyane. Murakoze. Nababwiye ko iwacu ari Nyamasheke. Imyaka yanjye rero navutse 1999. Nkaba naravutse ndi umwana wa nyuma iwacu twavutse turi abana 10, abahungu 3 n'abakobwa 7. Ariko ubu ngubu umukobwa wenda wa 9 ubona kurikiraga Imana yabashije kumwisubiza. Ubwo rero bivuze ngo turi abana 9 basigaye, ubu ni njyewe wa nyuma. Murakoze. Yego. Mu bana rero 10 twavutse, nubwo uwo nguwo Imana yamwishubije, ariko nawe yavutse muri twebwe. Nubwo ntamuzi, njyewe navutse ndi umwana wa nyuma, ndi uwa 10 nkuko nabivuze, ariko navukiye mu buzima bugoye, mu buzima bukomeye cyane. Nubwo navukiye mu buzima bukomeye, ntibivuze ko nabandi batari bari mu buzima bukomeye, nabo bari mu buzima bukomeye, ariko bo bari begeye hejuru. Muri make wenda benshi baza kwibaza ngo wavukiye mu buzima bukomeye gute kandi ufite ababyeyi. Navukanye muri abo bana 10, nta numwe yavutse hanze, kwa kundi ujya kumva ngo umubyeyi yasohotse, wenda w'umumama cyangwa w'umupapa. Twese tuvuka ku babyeyi babiri bombi, kandi twese tuvindimwe twose ibere rimwe. Icyo rero nkaba nkishimira Imana kubera ko nta mwana wo hanze wajemo, kubera ko niyaza kuzamo wenda byari kuba birebere cyane, wenda hakazamo amacakubiri, ariko ndashima Imana ko abavandimwe banjye naho bari bose ndabashuhuje. Imana ikomeze kubaho umugisha. Naravutse muri uko kuvuka, mama yashatse urugo. Ni amateka njya numva, ariko n'abantu barabitubwira, na mama ajya bitubwira. Yashatse urugo, hari umuntu ushaka urugo rukamubera urw'umugisha, hari n'ushaka urugo nyine akaba ari ishuri. Akaba ari ishuri, akaba yaragiye gushaka, nyamara atagiye kuba yashaka bya bindi byose tutekereza tukavuga ngo nidushaka ubuzima buzaba buhindutse, nyamara buri wese yagatekereje ko gushaka ari ishuri. Mama wanjye rero yashatse abyara abo bana bose, ariko umugabo yashatse ntago byakunze ko babana neza mu mahoro. Hari igihe kigera abantu bakabana nyine batumvikana bitewe n'impamvu, twabana ntago twamenya impamvu, ariko twakuze nabi cyane. Igihe cyaje kugera, mama aravuga ati mbyaye abana 10. Ubwo mama iyo yabyaraga umwana, papa ntago yamuhembaga, yo nta makuru dufite, ntago yamuhembaga. Usibye ko mama wenda yari afite ba muyomba, basaza be bamukundaga, bakaza akaba ari bo bamuhemba. Mama rero ageze ku mbyaro 10, ubwo ni nako kubitwa inkoni. Ibyo bintu ni ibintu mbana ku mutima kandi binkomeretsa. Nkaba nanavuga ni kuko isengesho ryose nsenga, ngiye gusenga, naba ndi ku musozi, naba ndi mu cyumba, ndasenga nkabwira Imana, nkayibwira ngo Mana umbabariye ukampa ubuzima, mama nazamwibagiza amarira yose yarisi. Mama rero yagize ibikomere byinshi, nubwo natwe burya umubyeyi hari igihe agira igikomere n'umwana yabyaye bikamugeraho, nawe agahura n'igikomere. Mama rero atubyara mu buzima bugoye, araturera, ni nkaho yaratureze wenyine. Si uko wenda mvuga ngo data yarakoze kutubyara, yaratubyaye pe ni data, kandi ndamushimira kuko yatakiza kutubyara ntago tuba turiho, nta nubwo ibi byose ntago tuba tubibona. Ariko icyo navuga, ntago yakoze inshingano nk'iz'umubyeyi, yaratureze nyine arigendera, yigira mu nshingano ze, we zamurebaga. Twebwe abana bari twebwe tubirenganiramo, tugira ibikomere bikomeye. Mama rero aravuga ati uko bisa kose, dore ndabyara ntibanyiteho, aho bigeze ngiye kufungisha ibyara, cyangwa se njye mu ronapo. Murabizi ko hajeho uburyo bwo kujya mu ronapo ugakoresha urushinge cyangwa se ibinini.
mama nawe abonye ageze ku mbyara 9 aravuga ati ubuzima, kandi yarageze mu zabukuru, aravuga ati ubuzima ntago nazabubamo, ngiye kujya muri Onapo kugira ngo wenda n'umwana uzavuka bitazaba bibi, kuko uko iminsi yagendaga iza, uko yagendaga byara, ni nako ibibazo byajyaga byavukaga. Mama yarakubiswe inkoni nyinshi, yarakubiswe afite n'imvune kenshi harigeze zimugaruka, ariko mama bakamubwira ati se wataye abana ukigendera ukajya iwanyu, ugiye kuzicwa n'inkoni cyangwa se ugiye kuzagwa ku musozi? Mama aravuga ati ngewe nzagwa hagati y'abana banjye, ntago nzabareka. Ubwo rero mama arakomeza ahura n'ibibazo, ahura n'intambara nyinshi, aravuga ati abana banjye nibo bazangeza, bazansindagiza, yita nyine ku nshingano z'umwana z'abana. Mama ubwo uko bagenda bakura, abana bari kujya batsinda bajya mu mashuri, mama akabura uko abigenza, ariko basaza be bakamufasha, hamwe no gusenga mama arasenga, birakomeza biramufasha, akajya ajya gusenga, kuko mfite ubuhamya bw'uko mama yigeze kubyuka byamuyobeye, mukuru wanjye yiga ajya gusenga ari nibature, inyamaswa yari muririye mu nzira, mama yaragendaga bitewe nuko yabaga afite ibibazo akagenda, ariko akavuga ati uko bisa kose iyi Mana wenda yazangirira neza abana banjye bakabaho. Biza kugenda gutyo rero, mama ashaka kujya muri Onapo, anayijyamo birakunda, aravuga ati ntago nazongera kubyara undi mwana. Ubwo bakuru banjye benze kwegera haruguru baragiye mu miji, barabonye ubuzima ari danje, bigira mu muji. Abandi baravuga ati reka tugume ku ishuri, wenda se turebe ko hari icyo twazigezaho cyangwa se aho twakura mama. Ubwo twabaga mu nzu nyine, urabyumva nawe muri icyo gihe ubuzima ari danje, ubwo mu cyaro bari ibibazo. Yego. Noneho rero twari dufite amasambu, ariko biza kuba nabi kubera ko papa igihe cyarageze. Ubwo bigeze muri icyo gihe papa akajya afata gahunda akaduta akagenda, tutazi iyo yagiye. Rimwe twumva ngo yagiye mu Bugarama, ubundi ngo yagiye aha n'aha, ariko nyine tugatuza, tukaba tuzi neza ko ari ibibazo twebwe ubwacu tugomba kwimenyera, tugasenga Imana, twavuga Imana nibishaka izamugarura, ariko naho umuntu yagera kure ntaho Imana idakura umuntu. Mama rero ajya muri Onapo, ubwo ntaravuka, agiye muri Onapo, igihe kiragera, Imana kuko ari isezerano ryari rihari ko ngomba kuvuka, yajya gusenga Imana ikamubwira ngo nguhaye umwana. Kibazo uyu mwana aturutse, uyu mwana wo mu zabukuru ngiye gucura, uyu mwana ntago mushaka, nyine akaburana n'Imana cyane, akaburana n'Imana, akavuga ati uyu mwana simushaka. Niba ari uwo kubaho mu buzima bubi, niba n'abandi nababyaye nshoboye kubacira inshuro, uyu we nabigenza gute? Uyu nguyu we namugirane no kumuheka se nabishobora. Rero Imana y'ubwayo ntago wahindura umugambi w'Imana. Mama rero igihe kiza kugera, papa aha aziye, sinzi ukuntu byagenze, mama ajya avuga ati ngewe nibeshye umunsi umwe sinanywa ikinini, nibyo yakoreshaga, ako kanya ahita asama inda yanjye. Hashize igihe yumva nyine ntago bimeze neza, nyine afite ibimenyetso by'umudamu utwite, agiye kwa muganga asanga aratwite. Ubwo ryasezerana Imana yasezeranye riba rirasohoye, aravuga ati uyu mwana ngomba kumurera uko Imana imumpaye, igomba no kumpa ibyo ngomba kumureresha. Mama yarambyaye mu buzima bugoye bukomeye, ariko muri uko kumbyara narifite basaza banjye. Musaza wanjye wenda kuba mukuru ni uwa 4, yitwa Habumuremyi Jean Baptiste, ari mu Bugesera. Imana imuha umugisha, bajya bampa amateka ko twari duturanye n'ikivo, twebwe duturanye n'ikivo, bakajya bajya ku kivo, bakajya kuroba, ngeze igihe cyo kurya, bakajya kuroba icyo bita ifi n'ururobo, sinzi niba uri buze kurumenya. Ururobo twe turwita ururobo, ni ikintu bashyiraho akantu kameze nk'akadodo, bakagenda bakajyana mu kivo, bakakajugunya gutya nyine, bakazana ifi tuba tutarakura. Noneho rero bakavuga ati mama urabona ugeze mu zabukuru, uyu mwana tugiye kumwitaho. Zabukuru ubwo yari imyaka ingahe? Mu zabukuru yari ageze nko mu myaka nko muri za 40 n'ingahe, nka 43, nka 40, hafi n'5. Atari kiri mutoya? Ntago yari akiri mutoya kubera ukubyara cyane n'imibereho mibi, yarabaye umukecuru. Mibi ahora mu mirima ya rubanda, agiye guca inshuro,
mbega ameze nabi cyane. Noneho rero igihe kiza kugera musaza wanjye wundi, mfite basaza banjye babiri, ndabashimiye Imana ibaha umugisha, undi azakora ubukwe ejo bundi nawe bagafatanya bangurira agasafuriya, ubwo n'ubuhamya bajya bambwira, bangurira agasafuriya kagati ntazagira umuntu uzagakoraho, uyu mwana tuzajya tumutekera isosi noneho tumuhereze kugira ngo turebe ko avayo. Nza kurwara ikintu bita ngo niba ari bwaki kubera mama yambyariye mu miti nyine urabyumva, nta mashereka, ntago yigeze ahembwa, biba ibibazo bikomeye cyane. Ndayirwara, mama bajya bambwira ngo nari narameze imvi ndi umwana mutoya, mera nabi cyane ku buryo nta n'umuntu wari kunyweraho amazi, ku buryo n'ubu hari abo duhura bakavuga ati uyu ni wa mwana, bakatangaranya ne bakavuga ati burya ikintu Imana yiremeye ntawe ujya ubasha, uwisha babi yamaze nabeza. Uwo mugani bakabimbwira, muri njyewe nkumva nyine ngize igikomere gikomeye. Igihe kimwe igikomere numva sinzi ukuntu cyamva ku mutima, rimwe icyo gihe ndwaye, mukuru wanjye uwo nguwo nkurikira aza kuza kurwara yitaba Imana, kuko njye sinamuzi kuko bamukurikije ari mukuru. Noneho papa ahageze aravuga ngo, andebye aravuga ngo ariko Mana ngo urupfu ngo ntirutoranya, ngo iyo akiza ngo kuba ari uyu wapfuye, ngo umuntu yakora iki ngo abashe gupfa. Icyo kintu mama yarakibanye n'ubu ngubu, yakimbwiye afite amarira menshi, ariko ndamushimira kuko yabimbwiye, kuko nabashije kumenya, kuko ngewe hari igihe nicaye ndatekereza nishobora kuba naravutse Imana itabishaka cyangwa ntari mu bushake, nta bushake cyangwa se nta gukenerwa mfite cyangwa se ntakenewe, ariko kubwo isezerano ry'Imana nkumva nongeye nsubijwemo ibyiringiro, nkumva ndakomeye, nkavuga ni icyatumye mbaho n'ubundi kizakomeza gitume mbaho. Numva ibyiringiro ndabifite. Ubwo igihe kiza kugera abivuze mama, ubwo hari ibintu ngo bya santere, hari ibintu bajyanamo abana barwaye bafite bari mu mirire mibi ku bigo nderabuzima. Mama aravuga ati ko umwana wanjye agiye gupfa kandi nkabona akajisho ni kazima, nubwo ameze gutya uwagenda akajya ku kigo nderabuzima nanjye nkareba ko banyandika muri santere. Abana bafite ibibazo by'imirire mibi, abibwiye papa aravuga ngo mwihorera apfe, ngo nundi ngo yarapfuye, ngo kandi niyakiza kuba ari we wapfuye. Mama biramubabaza cyane, aravuga ati uyu mwana wanjye yavutse ku bushake bw'Imana, ntago uyu mwana namureka. Ubwo mama anjyana muri santere, baranyanitse muri santere kugira ngo mveyo, byasabye igihe, ariko uko iminsi igenda iza mama akabona ndi kugarura akajisho. Pasi icyo ni igikomere ntazabura kuri njyewe, niyo ngitekerejeho nicaye nigunze numva ubuzima bwanze, numva agahinda kanyishe, havuga ni mu buzima niyo ntakiza kubaho, ntago kugeza ubwo umubyeyi wakwibyarira avuga ngo iyo ukiza gupfa hagasigara uriye. Imana ijyana ushaka n'umugambi wayo, komera. Ariko Imana izi impamvu komera cyane. Naramubabariye yego, ariko Imana ijya ivura ibikomere. Hari igihe njya nicara nkavuga nti data uwampa ubuzima bwiza kanyicaza heza, nazagenda nkamubwira ngo uyu ni wa undi wifurije gupfa ntiyapfa, ariko nzi ko Imana izabikora. Mama arandera mu buzima bugoye, aho menye ubwenge njya mu ishuri, ubwo bakuru banjye bari kwiga, ni mama wenyine bireba. Kuru banjye bize nabi ariko barihangana, nta wigeze yiyandarika ngavuge ngo njyewe. Muri icyo gihe twari tubayeho nabi, nta wigeze yiyandarika ngo avuge ngo njyewe ubuzima burankomeranye, kuko hari abantu tuzi mu buzima busanzwe akaba bayeho mu buzima bubi, akagenda akishora nko mu busambanyi, akavuga ati njyewe nashakaga umwenda cyangwa se ajye kungurira iki n'iki. Muri bakuru banjye cyangwa muri basaza banjye nta wigeze akubitirwa ahantu ngo bamufashe ari gusambana. Ibyo nabyo ndabishimira Imana. Twabayeho mu buzima bugoye, nabo barabizi aho bari, ariko muri uko kugenda, ubwo namaze kuvuka papa aragenda araduta, yarafunzwe
igihe kiza kugera arataha. Yatashye niga mu mwaka wa 2 primaire. Ahageze ubwo mama arimo ari kurwana n'ubuzima, aravuga ati ubwo umugabo wanjye atashye, buri atashye wenda yarashyize umutima hamwe cyangwa se amatwara yarahindutse. Bari bamufungiye ibijyanye n'iki byazo bari bamufungiye ibijyanye birabyo bya gacaca niko numva, ariko baza kumufungura kubera ko yari yabaye umwere, baza kuza kumufungura. Arataha abana, yari afite abana bari kwiga ari we wenyine, ibibazo nyine bibadanje, abantu bavuga ngo yabyaye benshi, urabyumva nawe umuntu wabyaye abana 9. Papa atashye noneho ataha afite umutima mu burenze uwo yari afite. Araza maze kuza bibi bibazo, papa akagera gutya agafata ibitoki agaca akajyana, cyangwa se akagambana n'abantu bakaza mu rutoki bagaca ibitoki akabigurisha tutabizi. Aradusahura ku buryo mu nzu hinjiye inzara iteye ubwoba. Igihe kiza kugera njyewe nigaga mu wa 2, nabwo aribwo nkimuka, mbona ko mama ubuzima bwamucanze. Ubwo musaza wanjye yari yagiye, basaza banjye bamwe bari bagiye Kigali, abandi bakuru banjye barashatse, abandi bari kwiga. Ubwo twari dusigaye turi bakeya. Ubwo igihe kiza kugera nkajya mbona ari njye na mama n'undi mukuru wanjye umwe dusigaranye, nkabona mama ubuzima buramugoye cyane, nkasiba ishuri nkanamucika nkamwereka ko ngiye ku ishuri. Nari mfite umukobwa yandushaga mu myaka, akambwira ngo ngwino tujye gukorera ngo isoya, ngo hari ahantu bakorera isoya, ngwino tujye gukorera isoya. Nari umwana muto cyane ku buryo natahaga kubera kuba nabagara mu gihe cy'ibagara, nkataha intoki zabaye paralize, ntari kubasha gufata kubera gukora ibintu ndi umwana ntabasha kubikora. Ariko nabona ubuzima tubayemo nkagenda ntabwiye na mama, kuko numvaga ko nimubwira ntago ari bwemere kubera ko nari umwana mutoya. Nkagenda mama yajya kubona akabona imvura yanyagiye, akabona ndaje ntwaye udusoya, wenda kuko nge nari umwana batangaga igikombe ku muntu mukuru bakama igice cya 50. Sinzi niba muri bubashe kubyumva. Igice cya 50 bagafata 50 bakayigaburamo ubundi bakampereza. Nkataha rimwe naratashye ngiye ubwa mbere, mama ararira n'umwuka arawubura, aravuga ati koko mana ni iki cyatumye mushyira muri ubu buzima. Mama biramubabaza, nari nasanze sinzi ahantu yari yakora igitoki, yagiye guhingira igitoki ahantu, araza afata twa dusoya aradukaranga, nyine aragira igikoma sinzi niba kisoya, bavukiye mu cyaro barakizi, aragira nyine iryo joro riracya. Irindi bukeye ubwo rimwe na rimwe nkajya mfata abana duturanye bakajya bambwira ati ngwino tugende tujye kureba ahantu bari gukura ibijumba. Hari ahantu bahingaga mu bishanga, ubu bahashyize umuceri, bakavuga ngo ngwino tugende tujye gusaba ibijumba. Ariko bo ni kwa kundi bw'abana cyangwa se agakungu k'abana, bo ntacyo babaga babuze, bakambwira ati tujyane. Birashoboka ko babonaga ubuzima bwanjye bwarabaye nabi. Tukajyana noneho bakavuga ngo turagiye tubanze dushakire uyiringiye utujumba, wenda bo barashonje cyane. Ibyo bakabikora, noneho tukagenda. Haba tutajyanye nkagenda, urabona umurima bakuyemo ibijumba, hari imishibuka igenda ishibuka, nkafata igiti nkacyitwaza nkagenda nkajya nshenga nyine aho bavanye, kibe cyaraboze kibe kitaraboze. Ubwo yo nagiraga amahirwe nagisangagaho, nkumva ko nimbona dushyize ku ziko ibintu biri buze kwemera. Nkagenda nkajya mu gishanga nkabikora gutyo. Wenda ibyo ntuye urukumva ntago byabaga ari bijumba. Ibyo ntuye umunsi umwe, umugore umwe ndamuzi aririmba muri korari ahantu nsengera, n'ubu tujya duhura, ariko nawe naramubabariye. Ndagenda mbona nyine ari gukura mu gishanga, ndavuga nireka ngende wenda yampana dukeye. Ndagenda ndamutoragurira, yari ari gukurira isoko, ndamutoragurira. Ndavuga ni buriya aribwiriza n'umubyeyi abashe no kuma ko yabonaga ndi gushinga imishibuka. Arangije arahambira, amaze guhambira
ntegereza ko ari bume buriya njye ndi umuntu ukunze gutuza cyane, ndi umuntu ukunze guceceka bitewe n'ibyo nahuye nabyo, ntabwo wapfa kumenya ikintu. Arangije arambwira ngo urakoze ngo kuntoragurira ngo ariko ngo nta bijumba ngo ufitiye, ngo nshaka amafaranga, ngo niba ufite amafaranga uyame. Naratuje ndaceceka, nari umwana mutoya, narunitse umutwe ndarira, ntiyita no ku marira yanjye, ahita agenda nasigaye ntoragura. Ubwo yahise ko yabonye wenda gahunda mfite ariyo gusaba ibijumba, afata na twatuntu tw'inyuma, twatundi bagenda bahanyura ku bijumba, aragenda ahamagara umuntu ngo naza dutore, ngo adushyire ingurube kugira ngo utaza kusigura dutora. Aragenda n'ubajya aririmba njya mubona, ariko nkavuga nti se buriya nyine nirinda kumucira urubanza, ariko kwari kugira ngo nige cyangwa nzabona ubuhamya mbwira abantu. Ego gusa hari abana benshi cyangwa se hari abantu benshi bagiye bahura n'ibibazo bimeze gutyo. Muri iki kiganiro cyangwa se muri ubu buhamya ndabakomeje, kubera ko Imana igikura kure kandi igashyirana kure. Rwose umuntu wese uri bukurikirana ikiganiro ndamukomeje. Imana niyikuza, nta muntu ukuza mu buzima, naho umuntu yakubwira ngo burira wapfuye, Imana itabishyizeho umukono ntacyo yaba. Umuntu wese uri muri ubu buzima, abana bagiye bahura n'ibyo bibazo, rwose nibakomere kandi basenga Imana, urufatiro ni Imana. Ubwo rero nkomeje mbaho muri ubwo buzima, shapore kabisa, mbaho muri ubwo buzima bungoye cyane. Igihe kiza kugera ndiga, bitewe n'izo stress n'ibyo bikomere nari mfite. Ngeze mu wa gatandatu ikizamini cya leta kiransinda, ariko mu yindi myaka naratsindaga. Ngeze mu wa gatandatu ibibazo bikomeza gukomera, ngera ikibazo cyo kuba natsindwa, ndongera ndasibira, noneho njya natsinda ikizamini cya leta, banjyana ahantu bita Isumba, yego, mu majyepfo Nyamagabe. Banjyanayo, mama aravuga ati se ubwo papa yari yaragiye, nubwo ari aho ngaho, ubwo bwa buzima bwakomeje kuba ubuzima bubi, ikibazo gikomeye cyane. Noneho igihe kiza kugera njya kwiga. Ngeze kwiga, ubwo nari mfite mukuru wanjye, nawe Imana imuha umugisha, nari mfite mukuru wanjye arangije abanshakira ibikoresho, yanshakira na minerivare, ndagenda njya ku ishuri, ariko ubuzima bukiri bwa bundi. Ngeze ku ishuri, ubwo ngubwo bagera igihe cyo kunyirukana niba najyanye amafaranga. Cyakora igihembwe cya mbere ho najyanye amafaranga yuzuye, kubera ko ntago wajya ku ishuri mu gihembwe cya mbere udafite amafaranga yuzuye. Igihembwe cya kabiri rero nsubiyeyo, bibi bibazo, urumva nawe yari yarafite ibibazo, yaramaze kubaka urugo, afite abana, nyine nawe biramucanga. Mama akomeza kurwana n'ibyo ngibyo byanjye, nafite n'uwo musaza wanjye nawe yarigaga. Ibibazo biba intambara, ariko igihe kimwe baza kuza kunyirukana ku ishuri. Ngeze ku ishuri nta n'ibyumweru bibiri byari bishize. Ese icyo gihe bino by'imyaka 9 y'ibanze bya 9 years basic byari bitaraza ku buryo yenda uvuga ati reka mbariho njya kwiga, kubera ko nabwo bwari uburyo kugira ngo leta yashyizeho bifasha abana badafite ubushobozi. Muri icyo gihe nubwo byari bimeze gutyo, narasengaga pe, narasengaga. Ubundi nabyirutse ndi umuntu usenga Imana, ntabwo mbega nabyirutse wagira ngo nyine navutse mu mugambi w'Imana. Nkunda kuririmba, ku buryo naririmbaga muri korali y'abana imwe ntoya cyane, nkagenda bakambwira ati twereke muvoma, ndi umwana muto cyane. Igihe kikagera bakambwira ati ngwino twigishe. Nakomangaga ingoma, ubundi nakuze nkomanga ingoma, curangira korali na pendo. Noneho nkajya gusenga Imana ikambwira ngo uzajya kwiga muri segonderi. Ariko nanjye urabona abana iyo wiga uba wumva segonderi uyifitiye iharaka pe. Nkumva nyine najya muri interina, kuko nari mbizi ko natsinda. Nkumva nyine kubera mfite aba basaza banjye bazamfasha, nyine nabitekerezaga bwana, nkavuga nti uko bisa kose nintsinda Imana izakora. Numvaga nizeye Imana cyane, ku buryo utari kumbwira ngo ntago ndajya kwiga ngo mbyakire, kuko numvaga ko Imana yatumye nsinda n'ubundi izatuma niga. Numvaga nyifitiye icyizere. Noneho rero ndavuga nti nintsinda mama nzajya kwiga. Arambwira ati mwana wanjye uzajya kwiga kubwo kwizera, ariko ubushobozi nibubura
ntago uzajyayo ndavuga ntibuzaboneka. Ubwo rero nanatsinze baramfasha mukuru wanjye aramfasha banshakira Minerval njya kwiga numva ko ibintu nyine byoroshye ariko nyine nabitekerezaga nk'umwana. Igihe kiza kugera nawe kubera urugo biza kurangira nawe ari gukurikirana inshingano ze nyine sigara ari mama ndi kurebaho. Nsigara ni mama ndi kurebaho. Noneho igihe kiza kugera ngeze i Nyamagabe muri icyo gihembwe cya kabiri baranyirukana. Bamaze kunyirukana hari umwana umwe batwoherereje hamwe mu bo twiganaga twatsindiye ikizamini rimwe na leta cya leta turagenda tujya ku ishuri ariko we yari yaragezeyo nge natinze kugerayo cyane bitewe n'ubushobozi. Noneho tugezeyo ubwo ni igihembwe cya mbere. Igihembwe cya kabiri baranyirukana muri uko mburana. Urabona i Nyamagabe ni Cyangugu ni kure nta muntu narinzi yo pe. Bakunyura muri Nyungwe. Ni ukunyura muri Nyungwe kandi ubwo na tike byasabaga kuba umuntu yayigujije. Noneho ndagenda ubwo amafaranga nari najyanye igihe kiza kugera baraza baratubwira ati noneho umuntu uzi ko utarishyuye nasohoke ajye gushaka amafaranga cyangwa se atahe ajye gushaka amafaranga. Ubwo nge nabuze ahantu ho kujya nta n'ahantu nari kubakwepera. Ubwo ikigo cyacu cyari gituranye n'ishyamba. Iryo shyamba hari duturanye na centre de santé. Ubwo ku manywa nkagenda nkajya muri icyo kigo nkasohoka nkajya muri icyo kigo nta mafaranga habe n'amafaranga 50 mfite ariko nari mfite ko twari dufite amafamiye turiramo tunaryamamo. Mfite mere munuza muri timu yanjye nyine aho twigaga yigaga mu wa gatanu. Mere akabizirikana saa sita akareba ukuntu akambwira ati noneho saa sita ujya nzajya nguhereza nzajya nguhereza muri hejuru ya senyenge noneho urye kuko ntago wabaho muri ubu buzima nta n'amafaranga. Nawe nta mafaranga yari afite wenda yari kuma amafaranga nkaba nataha nkajya mu rugo. Noneho nkajya muri rya shyamba nkirirwamo nkafata igihe cyo gusenga. Hari n'igihe umuntu asenga nta gahunda yari afite ariko bitewe n'impamvu n'ikibazo ahuye nacyo bikaba ngombwa ko asenga. Nkasenga igihe kikagera. Hari igihe nabwirirwaga imvura ikagwa ikahanyagirira bwakira abantu bahasanze. Hari n'uwaje arambwira ati se mwana ko wicaye aho ngaho kandi nkaba mbona wambaye uniforme bimeze bite. Nkavuga ni ngewe banyirukanye ntegereje ko banyohereza tike ntahe. Nkirinda nyine kumva ko nakiteza abantu batandira muri iryo shyamba. Noneho rero bwagera ni mugoroba nkagenda kuri centre de santé nkagenda nkaryama. Ubwo nabaga nambaye umupira imbere nambayemo agasengeri nkakuramo ishati nkakuramo n'agasengeri kugira ngo ejo mu gitondo mbone ikintu nambara. Nkagenda nkajya kuri centre de santé nkicara nyine kuko urabona kwa muganga nta wakubaza ngo uje kugira ute. Hari n'igihe batekereza ko uje mu byawe cyangwa kwivuza. Nkagenda nkicara igihe cyagera ntiwari kujya ku gitanda cy'abarwayi nkareba uwo nshakisha cyangwa se ngiraho kuko mu buzima bwanjye mba numva nkunda gukora. Nkagenda wenda nkamwegera nkavuga ntizana ngufashe gufura wenda uwo mbona ari gufura. Nkagenda nkamubwira mfasha gufura ngareka ngufashe gufura wenda yajya kurya akampamagara. Nkumva nyine ubuzima burakomeza gutyo. Igihe kiza kugera nari mfite kuko ku ishuri nari mfite groupe nyihagarariye niga mu wa mbere. Noneho animateur aza kuza kubwira Mary aramubwira ati muhamagare. Ubwo Mary yaje kugenda asanga animateur ati gutya na gutya Naome bimeze gutya. Aramubwira ati reka tumufashe azaba ari mu kigo azareba uburyo ataha. Mbo Mary araza. Ubwo hari umuntu namuhamagayeho nimero ye araza arandeba. Maze kundeba arambwira ati ngwino animateur avuze ko uza kandi ikintu bitwaje kwa directeur yavuze ko bashaka hari umwana ushaka kusengera. Hari umwana urwaye abadayimoni kubera ko ngewe muri makeya cyangwa se mu bintu niziha Imana ndayishimira yampaye impano zitandukanye. Ibyo ndabishimira Imana. Ibyo nibyo binkomeza mu rugendo. Ni ibintu binkomeza mu rugendo kandi mbikora ntiganda n'umuntu wese unzi naba ndwaye naba ntarwaye ndi umuntu witangira umurimo w'Imana. Yego. Mu bushobozi nta bushobozi ngira ariko mu bushobozi nshoboye nta muntu ushobora kunyitabaza umbure kuba namutabara mu gihe bibaye ngombwa. Nshobora no kuva hano nkagenda na hehe n'amaguru numva mbikunze.
rero araza arambwira ati ngwino dukore amateraniro ariko bibe intandaro yo kuba wajya mu kigo none ushakishe uburyo uzajya mu rugo. Igihe kiza kugera rero ubwo nsubiye mu kigo nsubiye mu kigo nsubiramo mu bintu bikomeye. Ubwo uwo mukobwa twavanye iwacu twiganaga aranserereza cyane ngo iwacu turi abakene nawe urabyumva abanyeshuri. Ibyo ngarutse mu kigo na buzima burakomeza. Sinzi ukuntu byaje kugenda nyine mu rugo banyohereza utundi dufaranga ndakomeza ndiga. Noneho nihuse cyane gusa nkajya mfashwa n'ijambo ndyamye umunsi umwe ndyamye ndi mu kigo. Mu ishuri ntabwo winjiragamo? Mu ishuri ntabwo ninjiragamo. Nagumaga muri dorotwari kuko mu ishuri iyo najyagamo bahitaga ko bansohorana n'abandi. Igihe cyaje kugira abantu bose badusohoranaga rimwe baje kuza kwishyura bose nsigara ndi umwe ntarishyuye. Noneho nza kuza kuryama nijoro na marayika aransanze araza arambwira ngo nubwo arambyutsa ku buriri nari ndyamyeho ariko nabonaga mfite intege nke cyane. Araza arambyutsa amaze kumbyutsa arangije ankora mu mutima arambwira ngo humura ngo ndagukomeje ngo kandi ubutabazi bw'Imana ngo buracyariho ngo kandi nkuzaniye ubutabazi bw'Imana. Ahitamo amagambo we muri Bibiliya muri Yesaya 50 ku murongo waho wa 7 kugenda kugeza ku murongo wa 9. Tuhasome? Yego. Bango muri Yesaya 50. Yego. Kuva ku murongo wa 7 umurongo wa 7 kugera ku murongo wa 9 cyangwa se tuve ku wa mbere tugere kuko harimo gutabarwa kw'Imana. Reka dusome ku wa 7 tire ku wa 9. Aravuga ngo kuko umwami Imana izantabara. Yego. Nicyo gituma ntamwara. Nicyo gitumye nkomera mu maso hanjye hakamera nk'urutare. Kandi nzi yuko ntazakorwa n'isoni. Unsindishiriza ari hafi. Yego. Ninde uzamburanya? Yego. Duhagarare twembi umurezi wanjye ninde? Duhagarare twembi umurezi wanjye ninde? Nanyegere. Umwami Imana niyo izampagarika. Ninde uzansindisha? Bose bazasaza umwambaro, inyenzi zizabarya pe. Yego. Naho ngaho. Yego. Ampereza ubwo arambura Bibiliya arambwira ngo nguyu umurongo uzagufasha. Amagambo ni amagambo aturutse ku Uwiteka. Ijambo riturutse ku Uwiteka kandi rizagufasha kandi ibiri imbere nibyo bikomeye ariko Imana izakugirira neza. Arangije arongera arigendera. Nahise mbyuka ndasenga maze gusenga numva ndakomeye nongera nshubijwemo ibyiringiro. Igihe kiza kugenda ndataha njya mu rugo. Noneho banshakira ukuntu ndi bwige muri 9. Njya najya muri 9 banshakira ikigo njya kwiga muri 9. Mbo ndiga ubuzima ari bwa bundi. Noneho igihe kiza kugera ariko hari ikintu nasimbutse gatoya nambaye ubusa ku buryo nagezeho ntabona icyo kwambara. Noneho mama yari afite umupira nawe yambaraga muremure akawuma. Hari agakanzu mukuru wanjye yari niga muri secondaire. Nigaga primaire ku kanwa nari nagasimbutse. Noneho mukuru wanjye anzanira ikanzu ayinzaniye ndayambara kuko yari imwe icika mu kibuno. Icitse mama akajya abona nta kintu ko n'umwenda w'imbere kubona byari kibazo kuko narinze ngewe ni ubuhamya burebure narinze ngera no muri secondaire kwibonera n'umwenda w'imbere ari ikibazo ariko bwabaga ari ubuzima. Ibyo nta soni bintera kuko Imana yagiye ikura abantu benshi kure kandi ubu ngubu hari ibyo Imana igikora kandi iracyakora. Ndagira ngo nkomeze umuntu wese ufite icyo kibazo Imana irakora kandi Imana iracyakora ntabwo igireka gukora. Umugambi wayo ni muremure cyane. Noneho mama umupira ngushyiramo imbere nkapfundikaho umugozi nkawushyiramo imbere nkagenda. Ubwo nari ndi kugera mu mwaka wa 6. Noneho nkagenda nkajya ubwo ku buryo no kuba nakambara umwenda habaga ari nko kuburirwa. Yari tombora. Noneho nagenda abana abakobwa cyangwa se abana bakanseka ariko ngiye kubera ko nta kundi kuntu nari kubigenza
izo ni ingaruka zo kuba ntararezwe n'ababyeyi bombi. Wenda nkiza kurerwa n'ababyeyi bombi bari kumvikana ko gata umwana yambaye ubusa, kandi nibyo twari dufite ntago twabiryaga neza bitewe n'izo ntambara. Ubwo rero mama arakomeza arankomeza nawe asenga Imana, ariko Imana ikamusezeranya ikamubwira ati umwana wawe humura, nzamugirira neza kandi abana bawe uzabagiriraho umugisha. Ubwo nagiye muri nayini ndiga igihe kiza kugera mpura n'ikibazo cy'uburwayi kiranzengereza cyane. Narwaye uburwayi bw'anjine imbera nabi cyane. Ubwo nari ngeze ku gihe cyo gukora ikizamini cya leta, ndayirwara ku buryo no gukora ikizamini byanze, ariko ndashima Imana ko Imana yankuye aho hantu narindi ikongera ikanzanira mu buzima. Igihe kigeze, ubwo nyuma y'uko ndangije kwiga amashuri yisumbuye, ubuzima buranga, mbona ntacyo gukora. Ubwo ubuzima buracyari bwa bundi, ariko nubwo byari bimeze gutyo mbere ntago ariko byari bimeze. Uko iterambere rigenda riza, twagiye tukabona icyo kurya, nubwo nyine atari cyane ariko tukabona ibyo kurya. Mama nyine abana barangiza kwiga aruhukaho gake, ariko asigarana umusaraba wo kuvuga ngo arahangana n'umuntu bashakanye, ashaka kujyana rimwe na rimwe tukumva ngo yatereteye umurima, akavuga ngo nta bana afite. Kuko igihe kimwe nigeze kujya kumwaka amafaranga, yaje n'ubishe ngo yaje, mama aranyoshya arambwira ati genda umurebe. Ubwo yaracumbikaga, ntabwo yageraga mu rugo, yaracumbikaga. Arambwira ati genda umurebe umubwire ko uzajya ku ishuri. Ubwo icyo gihe nkiga Nyamagabe. Arangije arambwira ngo genda, ntabwo nigeze nkubyara, njye nta bana ngira, mwabyawe na nyoko, nta mwana ngira. Icyo kintu nakibwiye mama kiramubabaza, nanjye kirambabaza. Pasi mfite ibikomere byinshi ku mutima, sinzi ikintu Imana yankorera kugira ngo ibikomere bishire, ariko Imana niyo ibizi. Gusa umuntu wese nashatse kugira ngo ubuhamya bwanjye cyangwa se uburyo nabayeho bukomeze umuntu wese ubikurikirana ubayeho muri ubwo buzima. Noneho ubuzima bukomeza kuba nabi, nta kazi ntaki. Mama arashaje, ndavuga nti nzabaho gute? Kuri banjye bari mu rugo, bari mu ngo zabo, ntago nzagenda ngo mbabwire ngo gutya nabo kandi bari kwita ku babo. Ndavuga nti ubuzima buranzi, ariko najya gusenga Imana ikambwira ngo njye mbonye uri umuhanzi, mbonye uririmbira Imana kandi uvuga ubutumwa, kandi Imana izakugeza no mu bihugu byo hanze. Kuko numvaga mbifitiye icyifuzo, nkavuga nti ngiye hanze wenda se amateka yanjye yabahindutse, kandi ngiye ku murimo w'Imana. Taravuga ngo ngiye gutembera cyangwa se ngo ngiye aha n'aha, ariko ngiye ku murimo w'Imana. Imana ikabimbwira, bikankomeza umutima, ikambwira ibintu byinshi, ikambwira ati nzaguha ibi n'ibi. Ibyo bikankomeza. Burya isezerano ry'Imana Pasi, iyo Imana igusezeranye bituma ukomera. Ni ukuri kandi cyane. Bituma ukomera, ukumva usubijwemo imbaraga, ukavuga ati uko bisa kose Imana izangirira neza, wenda amateka nahinduka bizakunda. Ubwo rero igihe kiza kugera, kuririmba njyewe ni ibintu numva bindimo, kandi iyo niyo ndirimbye benshi barambwira ngo barafashwa. Nk'iyo ndirimbye muri korari cyangwa se nko mu cyumba, wenda ndi nko kuyobora amasengesho, nyine nkumva ni ibintu byiza. Rimwe Imana ituma umuntu w'umugabo ntago yaranzi, arambwira ngo njyewe mbonye uri umuhanzi no ku YouTube, mbonye Imana igukoresheje iby'ubutwari, kandi Imana igiye kugukoresha iby'ubutwari, kandi igiye gukora umurimo wayo, ugiye gukora umurimo wayo. Icyatumye ubaho uvuka, kuko wavutse mu bihe bikomeye, kandi wavutse nyine bitameze neza, wavuye mu mugambi w'Imana, ugiye gukorera Imana. Igihe n'iki ngo ukorera Imana. Rero ndavuga nti ubu buhamya, Imana irambwira ati ntuzaceceke kuvuga ubuhamya, kandi ni byinshi. Gusa hani n'ibyo utavugira kuri kamera, ariko usibye umuntu wenda wampamagara cyangwa akanyimbariza ku cyanya giti, ni byinshi ntavuze, kubera ko hano buri wese arabibona. Ariko ndagira ngo nkomeze imitima ya benshi, abagiye bansengera, abo twagiye dusengana, benshi bajya bampamagara ati Naome uri umukobwa mutoya ariko wubaha Imana, urasenga, ugasengera abantu bagafashwa, kandi ikindi ugasengera abantu bagakira uburwayi, ugasengera abantu bagakizwa.
rwose pe komerezaho ukomeze mu mavuta, nkumva ibyo birankomeje, nkavugana uko bisa kose ntago nzikuraho umunyangamugayo, niko Yobu yavuze. Ubwo rero mbaho muri ubwo buzima, kuza hano i Kigali ni umuntu wampamagaye arambwira ati kuko ubuzima bwari bwanze n'ubundi mbona nta mwenda wo kwambara, ntacyo, mbega nkabona kwicara ngana gutya ntago bizavamo. Umuntu arampamagara ati ngwino turebe ko hari akantu wakora. Nje biranga, biba nabi, n'ubundi bikomeza kwanga, nubwo bitameze neza ariko nzi ko bizemera Pasi. Nubwo bitameze neza mfite icyizere ko bizemera, uko byagenda kose bizemera. Kuko Umwami Imana azantabara, nicyo gituma ntamwara. Gusa icyo ndangaje imbere nuko ntazikuraho ubunyangamugayo, kwizera kwanjye ndagukomeje. Ubwo rero ubuhamya bwanjye ni burebure, hari n'ibyo nagize ubwiru ntavuze, ariko njyewe nsengera muri ADPR, iwacu Nyamasheke, paruwasi ni Karengera, umudugudu wacu ni Gacumbi, ariko no mu majyaruguru nabayeyo ahantu bita Iruri, sinzi niba muhazi. Iruri narahabaye, nabwo ari ubuzima burukunzereza gutyo, n'ubundi sinagira icyo mabona, ariko nahakuye inshuti zubaha Imana, nahakuye umuryango mugari. Ndabashimiye uko bamfashe, kandi abo twasenganye bose, ba mushumba ndabashimiye, ba mwarimu, abantu bose twakoranye turi muri groupe imwe, abavandimwe ndabashimiye kuko twakoze umurimo ukomeye. Ubwo rero niho nabaga nsengera. Ubu ngubu sindazana icyemezo hano i Kigali, ariko ndi gutegura kujya kukizana Iruri kuko niho nateraniraga. Yego. Okay, icyo ni ikintu cyiza cyane. Ubwo urumva segonderi yo waje kuyirangiza? Segonderi yo naje kuyirangiza mu bintu bigoye, ariko narayirangije. Wize ibintu bijyanye n'iki? Nize ibintu bijyanye ni indimi n'ubuvanganzo. Ariko bitewe n'icyo kibazo cyo kurwara navuze, ntabwo nigeze bakoze ikizamini cya mbere, bakora icya kabiri ndwaye, n'icya gatatu biza kurangira ndase. Mbona ubuzima bugoye, mpita ko mvuga ngo ndabirambitse. Nabonaga n'ubundi ninsubira ku ishuri ari stress, inzara, ibiki byose, abandi bagatanga amafaranga ku ishuri, ngiye simbona amafaranga. Nyene nabonaga ari ibintu bigoye, ndavuga nti niba Imana icyo yamvuzeho n'ubundi kizasohora. Okay, Kigali rero uvuye za Ruri, Kigali bimeze bite ubuzima? Mikorere yaho, umurongo y'ibyo ufite, uyu munsi twavuga ngo Naome umurongo ufite ubuhe buzima, nyuma y'ibyo byose byanyuzemo kavuga atari ibyo Imana yahinduye, nishimira no gusangiza n'abantu. Uyu munsi bimeze bite? Ikintu Imana yahinduye mbona kugeza ubu ngubu ntago nkirwaragurika nka mbere. Ikindi shimira Imana, ubu ngubu nsigaye mbona umwenda, umuntu arampamagara akambwira ati Naome gushyiriye 5 kuri telefone, twagiye dusengera dukorana umurimo, bazi ubuhamya bwanjye. Ndabashimiye abantu bose Imana ikoresha, Imana ibaha umugisha. Noneho i Kigali ndi rero uwo muvandimwe yarampamagaye arambwira ati hari akantu ndi gukora, hari kampani ndi gukorana nayo, ngwino dukorane. Ndaza nyene mbona ntago nabishobora, ndavuga nti rero ngiye gutaha, ngiye gusenga ahantu bita mu bitare bya Mashyiga. Imana irambwira ngo ningiye abishatse ngo uzi Kigali, ntago nshaka kugenda i Kigali, igihe kirageze ngo mpagutabarire. Ubwo rero mba ngumye i Kigali gutyo. Ubu ndi kumwe n'umuvandimwe, ni mugenzi wanjye turi kumwe. Ubwo we arakora, n'umukobwa mukuru, yenda no gushyingirwa, turi kumwe, tubana gutyo dusengana nyene. Nta kazi. Uvuga ngo naba umurimo hakora n'uw'Imana. Yego. Urasenga, abashimye Imana bakayishima, bikakugirira umumaro. Gutyo nibwo buzima. Nibwo buzima. Nawe twavuga ngo uyu munsi wowe ku bwawe icyo usengera ni iki, icyifuzo ufite uyu munsi ukize imbere mu byo usengera, uvuga ati Imana ibi ndabikweretse, mu ruhande rwo kuvuga ati munsi kunze gutya nzabona ibintu bigenda neza, nanjye nzashima Imana? Murakoze. Ikintu cya mbere nsengera, njya mbasha gushyira imbere, nsengera icya mbere Imana ikomeze kundinda muri ubu buzima, kubera ko ibishuko biri hanze hano byinshi, kuko bitewe n'ubuzima mbayemo cyane abayemo, mbaye nk'uwirekura gake cyane nshobora kugwa mu bishuko. Icyo nicyo nsengera. Ikindi nifuza, nkuko nabibabwiye, ntihari igihe nigeze njya ngira icyifuzo nkavuga ni Imana impaye ubuzima ikangirira neza, mama namuhoza amarira kuko yarize menshi kundusha.
ubuzima bugahinduka nagera ni icyifuzo cyo kugira ngo Imana impindure amateka kandi hari impano nyinshi mfite numva zajya ku mugaragaro nkakorera Imana kandi kuko byafasha benshi kandi byahindura imitima ya benshi. Icyo nicyo cyifuzo ngira cyo kuba nyine nakorera Imana cyangwa se impano zanjye zikamenyekana zikajya ku mugaragaro. Ni ikintu cyiza ariko urumva tuvuge gutangira gukorera Imana uri mutoya by'umwihariko ku ruhande rwawe hari byinshi cyane muri byo bigeragezo byinshi cyane ugenda uhura nabyo ariko hari nk'imirimo mikuru umva nko gutangira gusengera, gutangira guhangana n'abadayimoni ukiri muri ibyo bibazo byose binyuze mu gusenga byanga byemera nawe hari ibihe utajya wibagirwa cyangwa se nawe bihora bikugaruka imbere ukavuga ati Imana urahambaye kuko bino bintu nanjye nabonaga bitakunda nk'ubwanjye cyangwa se ni byinshi cyane imirimo Imana ikora ubona atari ibintu bitashoboka ariko ukabona bibaye mu buryo nk'ubwo guhumbi ariko ni nk'ibihe nawe bijya bigutangaza cyane ukavuga ati aha nanjye natangariye Imana yarankoresheje mu bihe bitandukanye cyangwa se bijyanye n'ibyo Imana yagiye gukoresha ahantu hatandukanye mu izina ryayo ibintu bikagenda bikunda kandi utabonaga ko bishoboka. Yego. Murakoze. Ibintu ngewe nagiye ntangarira Imana ibihe byinshi kandi bitandukanye. Ngewe hari igihe najyaga njya gusenga umuntu akambwira ngo mfite ikibazo iki n'iki kandi icyo kibazo numva narabukiburiye igisubizo, numva nta hantu ntageze, numva narakiburiye igisubizo nkamusengera kuko ndibuka hari umugabo umwe nigeze gusengera, maze kumusengera twari duhuriye ahantu bita mu bitare bya Mashyiga Prito ni umusore turangije gusenga ubwo twari tugeze ahantu urabona abantu basenga bagenda ari nk'akagurupe kagenda bakicara hariya n'abandi bari hariya kuko ni ahantu hasesuye nyine mu bitare bya Mashyiga. Noneho babonye turi gusenga twari dufite amavuta turi gusenga ni nanjye mutoya wari urimo muri iyi gurupe twari kumwe n'abagabo turi kumwe n'abakobwa. Iyo gurupe yanjye navuze yitwa abavandimwe nabo aho bari Imana ibaha umugisha. Twagiye gusenga Imana, umukobwa n'umusore baraza bahita bajya muri twebwe babonaga dufite amavuta. Noneho baraza ndangije mbwira uwo mukobwa ndamubwira nti dore bari bagiye kugufata ku ngufu kandi hari umusore ukubereye mu buzima ariko nubwo uko byagenze kose dore bakujyanye mu bapfumu, dore umeze gutya, mubwira uburwayi afite si ngombwa ko mbuvugira hano kuri kamera ariko hari ubwo namubwiye ubona ko batamuzi nta kibazo. Yego yari afite uburwayi afite uburwayi bwo kuva ariko bamukoreye ibintu bibi. Noneho ndangije ndamubwira nti nubwo bimeze n'ubwa mbere twari tubonanye ubwo baje baza muri gurupe yacu, ndamubwira nti kandi uwo musore arashaka kukugirira nabi kandi hari n'ahantu yari agiye kugufatira. Arangije atangarira Imana, ndamubwira nti kandi itariki niyi Imana igukoreye ubukwe kandi uzakora ubukwe wakize kandi izagutandukanya na wa wundi. Arangije arabyina kuko icyo kintu ni ikintu cyari kigikomere yarakimaranye igihe. Arabyina, amaze kubyina arambwira ati mpa nimero yawe ngenza ahita nkubwira. Ataha yizeye byageze nk'amezi nk'abiri ahita ampamagara ati wamenye ibindi, ati naribagiwe, atari ko cyagiye naratashye bihita birangira bihita bikama, ati kandi nahise mpamagarwa. Ubwo nari namubwiye nti urahamagarwa na telefone ariko ntuyininire uze kuza kuyitaba. Arambwira ati nahise nkora ubukubu ngubu ngiye kubyara, atariko Imana yakoze ibikomeye. Mfite ubuhamya bwinshi, abantu nagiye mfasha bafite ikibazo cyo kurwara, harabo nagiye mbwira nti dore bimeze gutya, babuze urubyaro nta kindi nkoresheje nkabasengera Imana, nkamubwira nti dore bimeze gutya. Ku ishuri hari amateka nagiye mpandika, mbega ibihamya byo birahari. Hari umwana wari wararozwe w'umunyeshuri tujya iwabo, ariko iwabo bari baramumanitse mu giti njya kumumanurayo, nawe arabibona mwereka n'ibyo bajyanyeyo. Ibyo ni ibihamya natangariye Imana. Rero ibihamya byo birahari ariko si byo nirata, ahubwo nirata Yesu. Niwe twihishemo, niwe udukorera ibyo byose umuntu bw'Imana. Nawe yenda
muri ibi byose muri izo mbaraga z'ibyo agiye urwana umutima urwana intambara z'umutima wagiye urwana nazo n'ibindi bitandukanye, ni ikihe kintu aka kanya tuvugana ushobora wowe ubwawe guhereza abantu badukurikiye bakurikiye ikiganiro cyawe bakurikiye ubuhamya bwawe mu magambo makeya kugira ngo bibabere nk'inzira yo kwihangana ndetse no gutsinda ibigeragezo yego mu bihe baba barimo aka kanya ka none? Jewe icyo nabwira abantu bankurikiye cyangwa abana bari mu bibazo nabo bari mu buzima nk'ubwo ngubwo, ashobora kuba ari na mukuru nawe ari guhura n'ibibazo, ndagira ngo mbwire umuntu wese ukurikiranye iki kiganiro cyangwa uzagikurikirana uzakireba, ndagira ngo mubwire ngo aho Imana yashatse kubaho n'ubundi ifite umugambi munini cyane wo kukugeza aho ishaka. Nta cyaza ngo kimutere ubwoba cyangwa kimukure mu mwanya arimo, naho umuntu yaguhigira ngo bimeze gutya ngo ntago buri buke, ariko buzacya kubera ko Imana yabivuze. Ndagira ngo mbwire abantu ko mu bintu byose bahura nabyo, waba babaye waba wishimye uzashima Imana. Gusa umuntu wese unkurikiye ndagira ngo asome ijambo ry'Imana, sinzi niba naribwira abantu. Ego nabwira abantu badukurikiranye Zaburi y'103 umurongo wa mbere, y'103 ku murongo waho wa mbere n'uwa kabiri, basimbuke bajye kuwa 22. Zaburi ya Dawidi. Yego. Mutima wanjye himbaza Uwiteka, mwabindimo byose mwe muhimbaza izina rye ryera. Yego. Mutima wanjye himbaza Uwiteka, ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye byose. Yego. 22. Muhimbaza Uwiteka mwa mirimo ye yose mwe, mumuhimbarize aba ahantu ategeka hose. Mutima wanjye himbaza Uwiteka. Harya ibi harimo n'indirimbo ra? Yego. Wa mutima wanjye we shima Uwiteka, mwabindimo byose muhimbaze. Muhimbaze izina Uwiteka. Iby'Imana yankoreye byose, imbabarire ibyaha nakoze byose, n'iyingizi indwara zamugaje, inyambika imbabazi zayo nk'ikamba, ikamba zigiza bidashira. Amen. Nukuri Imana iguha umugisha cyane. Nuko iryo ni ijambo ry'Imana. Yego. Uduhaye yego byo kumenya gushima Imana no kuyihimbaza mu byo waba urimo byose, byo urimo byose, hari aho uri hose, kubera ko hari ibyo birema. Yego. Hari ibyo birema bitari bihari kandi nibyo byirukana abadayimoni. Yego. Guhimbaza Imana, amen, nibyo byirukana imyuka mibi. Yego. Bituma n'abadayimoni bagutinya. Wowe uzi kwishimira mu kigeragezo. Wari wabona umuntu kwa kundi umuntu ashobora kugambirira, kukubabaza, kukugambanira no gukora ibindi bintu bibi, ariko akajya abona wowe ntacyo bikubwiye urishimye. Bya bintu birababaza. Kwa kundi ngo uzi gukubita umuntu ukabona ari guseka kugira ngo rero ukabona ari guseka. Ahubwo niwe bibabaza. Niwe bibabaza kuruta. So that's it. Namwe rero mwumva imbaraga zo kuramya no guhimbaza Imana. Yego. Mu gihe Satani we ashaka ko wicwa n'agahinda, birangira mwaye kandi bikarangira babaye. Yego. Yego, Imana iguha umugisha cyane. Yenda mbere ko tugana ku musozo, yenda utange nimero ya telefone, niba kandi hari n'ubundi butumwa ufite wumva ugomba gutanga nabwo butanga kanyanaga. Wenda ubutumwa naha abantu ni ubutumwa bwo kuba umuntu uwera nakomeze yere. Nakomeze yere, ariko mbwira n'abantu bakiri mu byaha ngo baze kunzira agakiza, kuko mu nzu y'Imana hari umuririmbyi umwe waririmbye ngo mu nzu yawe ni heza, ndahakunda ni heza, hatonyanga imigisha ni heza, ndahakunda ni heza. Aho ngaho niho ho. Mu nzu y'Imana rero ni heza, nta handi wabonera amahoro no kuba nageze ku Mpanuro TV.
nuko nubashye Imana, nukuri nuko Imana ntigeze nyihemukira cyangwa mvuge ngo mbivuyemo. Ubwo bimeze gutya, ubwo mboze icyo kwambara nambaye ubusa, ubwo mboze icyo kurya, reka mbivemo. Birashoboka ko rero mba naragiye ako kanya ikintu kikaza kikanshikuruza ako kanya, ariko nkaba ndikurira bayeho mu buzima bubi. Ariko aka kanya ndi kuvuga ngo uko bisa kose, naho wararurira, kurira kwararira umuntu, bwacya mu gitondo impundu zikavugwa. Nizeye ko hari Imana yatumye ngera ku Mpanuro TV, nkaza gutanga ikiganiro cyangwa gutanga ubuhamya. Nzi neza ko hari ahigejeje ikora. Nukuri. Yego, hari ahigejeje ukora, kandi nzi neza ko nibiri imbere Imana ibirimo. Nukuri. Imana ibirimo. Gusa hari abahanzi njya nkunda bahimbaza. Yego. Mba numva nshaka kuba nahura nabo, nkagira byinshi mbibariza, nkagira experience nyinshi mbabaza, kuko bajya bankomeza umutima. Yego. Ariko ntabyo Imana nibikunda nzahura nabo, kuko ndabakunda nyabakurikirana isaha ku isaha. Nukuri. Yego. Okay, reka nkushimire cyane by'umwihariko. Yego. Kubera kuri uyu mwanya wafashe. Kandi nize ko tuzongera tukanasubira, apani ibi birangiriye aha. Yego. N'ibindi bizaza Imana igomba kubidushyigikiramo. Yego. Ngire ngo utange nimero ya telefone niba ari nta kibazo. Nimero yanjye ya telefone ni 078 10 078 10 73 982. Yego. Imana igumugisha. Reka ngo twatangiye nukuri, kandi duwe kano kanya wongere ushimira Imana kubyo kutamutsa buno butumwa, no kugira ngo ibuyobore bugende kandi buhinguranye imisozi. Yego. Kandi bumanuke n'ibibaya hose, bukwiragire hose kuri bose. Tutarashima Imana, tutariragiza Imana, ndagira ngo ngushimire. Shimire Impanuro TV kubwo kungirira icyizere, bagashaka ko dukorana ikiganiro, bakemera ko dukorana ikiganiro. Ndabashimiye cyane. Yego. Imana ikomeze kubashyigikira, kandi Imana ibatonyangirisha imigisha myinshi. Amen. Ya migisha yose Imana yasezeranye, Imana iyibashyikirize, kandi kiruta byose mbasabiye n'ubugingo. Amen. Kuko byose birarangira, ariko icyo dutegereje n'ubugingo. Imana ishimwe cyane. Kuko bwo ntiburangira. Amen. Uko byamera kose tuzi neza ko uyu mubiri urapfuka avaho, nubwo tuba dushaka kugira ngo tubeho twumva twishimye, ariko ubugingo nibwo bwa mbere. Ndabashimiye rero, kandi rwose mumbabarire icyifuzo mbagejejeho. Ngiye hari abahanzi nkunda, rwose muzambabarire, wenda uko tuzajya tugenda tukorana ibiganiro muzampuze nabo, kuko ndabakunda cyane. Yego. Abahe rero? Uwa mbere nkunda Israel Mbonyi. Wa kabiri nkakunda Papi Clever na Dorcas. Yego. Abo bantu ndabakunda. Yego. Papi Clever na Dorcas. Ndabakunda cyane, kuko mbigiraho ibintu bikomeye, kandi ni intangarugero. Yego. Murakoze rero, Imana ibaha umugisha. Imana iguha umugisha cyane. Kandi namwe murusheho kunsengera n'abadukurikiye. Imana mu mpano Imana yampaye zirusheho kujya hanze, kandi Imana nzi neza ko izabikora. Amen. Yego. Okay, reka tugushimire cyane. Nizeye ko ufite uburyo ki yadufashamo kugira ngo abantu muhure, adufashe kugira ngo tumenye uburyo ki bishobora kuba byagenda, kugira ngo n'ibindi byose bikomeze kugira neza. Imana igumugisha cyane. Urakoze. Murakoze. Okay. Katwiragize Imana tunayishimire. Amen. Mwami Imana yacu, Mana nyir'ubugingo, turagushimye, turaguhimbaje, kubera kuri Imana uri umugenga wa byose, kubera ko uri Imana igire bikitegereza, Imana igireba mu mutima ikahamenya aho abana b'abantu batabasha kureba, wowe urahareba. Turagushimiye Uwiteka Mana ikomeye. Rero tujya gutangira ikiganiro, twakubwiye ngo ubane natwe, uterane natwe. Mana twakubonye, kandi twabonye gukomera kwawe, waturinze kirogoya yose. Turagushimiye. Aka kanya rero tusoje ikiganiro, nyemerere cyane abantu bose bazumva iki kiganiro, ari abari mu bibazo, ari abari mu makuba, bizabatere gukomera ndetse barusheho gushima, kuko ijambo ryawe riravuga ngo haba mu byago dushime, kandi umuririmbyi araririmba ngo no mu byago nzaririmba ko ndi amahoro. Uwiteka Imana, umuntu wese uzakurikirana kino kiganiro azabashe gukomera, kandi kizageraho kimukura ndetse naho kimugeza, kugira ngo izina ryawe rishobore gushyirwa hejuru.
Mweretse Impanuro TV rero nyisabiye umugisha n'ukuri, nyisabiye kurindwa kandi nyisabiye aho bazajya bagenda hose uzajya ubarinda imyuka ya sekibi, imyuka y'abadayimoni, ahubwo uzabashyigikire, uzajya ubaha kugenda bongere kugaruka bari amahoro. Mana nta murujeho imigambi y'abadayimoni, imigambi y'abakonikoni. Mana ibyabifuza ko muri iyi si twifuzwa na byinshi, ariko umucyo w'Imana n'imbaraga z'Imana zizabane nabo. Urakoze rero, ubwo bizakunda ko twongera guhura, twongera gukora ikindi kiganiro, tuzagushima. Tugushyize imbere rero, tuguhaye umwanya wa mbere, kandi urusheho kubana natwe, niko tugusabye twizeye ni mu izina rya Yesu, amen. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.